ndaserutse nganzi ziri umunabi ndikwije ngo dukwigwe twese ingeri mu bubi kaze mu bacu kuko nshenguwe ndetse cyane kubw'ihohoterwa rikorerwa twebwe. Ndavuga twebwe ba Nyampinga abari beza babereye u Rwanda, abana bato ngo ni abakobwa ndetse n'ababyeyi abo batubyaye harya ngo niriganze turi abakobwa. Iryo hohoterwa ryo gatsindwa ryo gatabwa kure y'iwacu rifite intego itari nziza yo kuduheza no kutubinga ngo nta gaciro dufite iwacu. Ese koko mwiyo mubirebye uru Rwanda rwacu ruziri heza ruzira kwaya no gutonesha, ndavuga ivangura ryo mu buvuke rwakwishimira koko ko mpezwa. Ese koko namwe nimumbwire ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro ngo nta jambo ni igicucu ngo ni icyoha akabicyomanzi ngo nta gaciro kuko ari umugore, ngo inama iragatabwa ngo ahubwo kwibibando ngo cyangwa iki n'ibipfunsi ngo nta gitekerezo afite mu bandi ngo ndetse ajye heriyo mu gikari. Mbega ihohoterwa ridusumbye ngo ntazige na mbere nta kamaro ngo ni umukobwa nagume mu cyanzu ngo niyayobora aho ntagaca umuco boshye haradahamye nk'abandi. Ntera inkunga mugenzi wanjye mu bifatika no mu magambo, ibitekerezo n'inama tugomba ndabyifuza cyane none nejo turwanye ihohoterwa ridupfobye. Kumira rwose ibyo wumva ibyo ureba bikorerwa abo bana ngo ni abakobwa nta gaciro, njye nawe dufatanye rwose turengera ibyo bibondo. Erega nakura zaba umwari ndetse n'ibikunda zaba imari kuko ndamuzi si ikigwari ahubwo aharanira kuba intwari, bityo rero mumwiteho uko ari. Yaba ubundi tutazi none, yaba icyatwa mu rwamubyaye, yaba umuyobozi w'ejo hazaza, yaba ndetse inkomoko y'inganje rudasumbwa ndetse nyina w'umuntu. Ngaho rero bigira ibyawe nanjye kandi sinahatangwa kuko rwose rega birakwiye ko dutegura ejo heza hazira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Aturutse kugira ngo uhitemo kuza wakenyeye umuntu w'umwana ahitemo gukenyera umushanana, ni umuntu wakugiriye inama ubundi kugira ngo uze wakenyeye iki gitekerezo cyavuye? Ni ukuvuga ngo Yes, reka nongere nizere ko umeze neza n'ubundi wowe watweretse kubana natwe umunsi kundi mpora nkubwira ngo it's the time of the time in the time. Nitwa Umuyange Entertainer, hano turi ni ku Muyange TV, nta kindi twiyemeje usibye kukwereka impano z'abana b'abanyarwanda. Nakubwiye ngo mu Rwanda dufite impano kandi twiyemeje kuzigeraho zose, ni discovery the hidden talent. Twagiye mu baririmba, tujya mu babyinyi, tujya mu bakina karate, ariko uyu munsi twaje muri gakondo. Niyo mpamvu ngiye kwakira umwana w'umukobwa ufite impano zitandukanye, ariko turi buze kwibanda ku bugeni bwe, turaza kugaruka ku nganzo ye y'imivugo, turaza kugaruka ku nganzo ye yo kuririmba, ariko ikiba kigamijwe no kugira ngo tukwereke ko mu Rwanda dufite impano kandi kugira ngo natwe tuzishyigikire umunsi ku wundi, nkuko nkunda kubikubwira ngo it's a day by day, it's a sikwa sikwa, it's a jour par jour. Reka dute tunaguha ikaze ku Muyange TV, turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego, ku bantu badukurikiye uraza no kongera akajwi kugira ngo tuvibinge, kubera ko iyo tugiye kwerekana impano ntago tuza twifashe cyane, ahubwo ducishamo tukavibinga kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kubona ko impano ihari kandi tugomba kuyibereka. Ku muntu wenda ukubonye bwa mbere, niba ari n'ubwa mbere ugaragaye kuri kamera, uri muntu ki wamwibwira amazina yawe ndetse ukamwibwira no mu ncamake akabasha kukumenya kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro neza? Amazina yanjye nitwa Musengimana Elizabeth, nkaba naturutse mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare. Nkaba ndi umusizi nyine mu bintu bijyanye n'imivugo, niho nkunda kuba ndi cyane. Yego, turaza kubigarukaho wenda, ariko iyo umuntu avuze umusizi duhita twumva abantu bakuze, ariko kubona umusizi w'umwana ndi kubona wanitonze cyane, uraza kwiza kwirekura kugira ngo tuze kuganira cyane. Kubona umusizi w'umwana kuko wambwiye ngo uri umunyeshuri, wenda n'abantu babanze bakimenye bataza kubona ukenye bakagira ngo uri umuntu mukuru, banza wenda wibwira abantu ugeze mu, wenda ntuvuge imyaka, ariko ugeze mu wakangahe, uracyari umunyeshuri, uri mu mwaka wa kangahe? Ubu ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Yego, ukaba uri umusizi ariko uri n'umuririmbyi. Rero hano ni discovery the hidden talent. Iyo maze kumenya izina ryawe, nta bindi bintu byinshi cyane tuba dushaka kuganira tutarabanza kubona ku mpano yawe. Reka twihote tubanze tugende wenda n'igisigo cya mbere cyangwa se niba ari n'umuvugo, ariko kugira ngo abantu babanze babashe kumenya Elizabeth ni muntu ki, ubundi tuze tuganira ku buzima bwawe busanzwe. Kamere ku muvugo uvuga ku Nkotanyi. Yego, umuvugo ubutwari bw'Inkotanyi, ubumwe ndetse n'ibyagezweho.
ndaserutse nganzi ziri umunabi ndikwije ngo dukwibwe twese ingeri mu bubi ikaze mu bacu kuko nshimishijwe ndetse cyane kubw'inkotanyi zo gahoraho. Ndavuga inkotanyi zo karama, ndavuga izabohoye igihugu cyacu, ndavuga izakigejeje heza, ndavuga izamugariye ku rugamba, ndavuga izabohoye abanyarwanda. Reka nkomeze mvuga inkotanyi cyane, nkomeze mvuga ubutwari zagize kuko rwose rega birakwiye ko tuvuga ubutwari bwazo kuko zabohoye igihugu cyacu. Ndavuga inkotanyi zo gahoraho, ndavuga izatanze ubuzima bwazo zitangira igihugu cyacu zigikura habi cyari kigeze zibohora abanyarwanda. Ese muravuga iki kuri izi nkotanyi k'ubutwari bwazo bwivugira zarwanya urugamba rukomeye zihagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'94? Ese ninde utazishima ko nyuma ya jenoside zunze ubumwe mu banyarwanda, abanyarwanda bagasabana imbabazi, ubu tukaba dutuye dutekanye? Ubumwe bwakwiye mu banyarwanda, ubwo bumwe bwagaruye guhuza, tureba ibintu mu buryo bumwe, abanyarwanda turumvikana tubikesha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Reka nkomeze mvuga ubumwe twagezeho, nkomeze ndata inkotanyi cyane zo zatugejeje kuri ubu bumwe, ubu tukaba tuvuga ndi umunyarwanda nk'isano iduhuza twese. Ziragahoraho zo zabohoye igihugu, b'abanyarwanda turisanga, dufite amahoro n'umutekano, turubaka u Rwanda twifuza tubikesha izo nkotanyi. Ubu u Rwanda rwateye imbere, ni igihugu cyiza cyane gifite ibikorwa remezo byiza cyane, gira inka munyarwanda iraganje kubera ukwibohora twahawe. U Rwanda rwacu rwateye imbere, ni igihugu gifite ibyiza birimo ibikurura ba mukerarugendo nk'ingagi zo mu birunga n'ibindi, maze tukinjiza amadovize. Reka nkomeze mvuga u Rwanda, nkomeze ndata urw'imisozi igihumbi, nkomeze ndata ibyiza byarwo, nkomeze ndwambutse mu mahanga maze bazahurure batangara. Umutekano ni wose, u Rwanda rwuguriye amarembo, inama mpuzamahanga zirakorerwa mu Rwanda, ngiyo cogami wacu bitewe n'imiyoborere myiza. Rubyiruko twe imbaraga z'igihugu, muze twese dukunda igihugu cyacu, tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije, twibohore muri byose, twirinda abakongera kudusenya. Ndasubitse sinsoje siboza intore kuko inganzi igabira ingenzi, umusizi usiga adasobeka isonga ngo ejo asubira asanga imisango, isubitse isizanirwe rwose. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza, Musenga Imana Elizabeth, reka nsoze ngana Nyagatare iwacu mu mparirwa kurusha. Murakoze. Wow, it's amazing. Nubwa mbere nganiriye n'umusizi, nubwa mbere nganiriye n'umuntu ufite inganzo yo gukora imivugo, ariko noneho tukaba duhuye ndetse ari n'umwana, ariko ku bwanjye iyo mpuye n'umuntu tugakurana ikiganiro akanyemeza agenda mbimubwiye ibintu urimo urabishoboye kandi bizagera kure. Murakoze. Yego, reka tuze kugaruka ku nganzo nk'iyi ngiyi. Uracyari umwana nk'uko wabivuze, urumva uracyari no mu mashuri, nta muntu watinya kuvuga ko ibyo uvuga amagambo yawe akuruta. Sinzi niba mbivuze neza. Yego, amagambo ameze gutya harimo n'amagambo akomeye cyane avuga ku mateka y'igihugu, ndetse by'umwihariko hari n'amateka uvuga yabayeho utaravuka, kandi ukaba ukiri umwana ariko ukayasobanura neza mu gihangano nk'iki ngiki. By'umwihariko noneho ukakivuga ubikuye mu mutwe, nta hantu uri kubisoma na hato. Ibi bintu wavuga ko byaje gute, cyangwa se ari ibintu kesha iki, cyangwa se ari ibintu bigusaba iki kugira ngo ube uhagaze gutya? Urumva uko byatangiye, nakundaga cyane ibintu bijyanye n'imyidagaduro. Noneho ikintu cyanshimishaga cyane ni ukureba bari abantu nyine bavuga umuvugo. Nk'iyo nabaga nagiye nko mu kirori runaka nkabona umuntu yakenyeye ari kuvuga umuvugo, numvaga binshimishije cyane. Ubwo niho naje kwicara ndatekereza, ndavuga ni se ngiye birasi nabishobora. Kuva icyo gihe nibwo natangiye kwandika, bimwe ndandika ndabyica, ariko sinava ku bintu pe, sinacika intege, ndongera ndandika. Nibwo naje gukora uyu muvugo w'inkotanyi, ndawandika mbona ndabishoboye nyine, ndavuga ati yes, iyi ni impano yanjye. Nkomeza no kujya nandika n'indi mivugo itandukanye n'indirimbo gutyo. Iyi mivugo urayiyandikira? Kutayiyandikira. Biratangaje cyane. Wenda n'umuntu udukurikiye nizere ko yamaze kumva ko harimo ikintu kandi gikomeye. Mukanya ukomoje ku kuntu wabonaga abantu bakenyeye, nawe waje wakenyeye. Ubundi gukenyera byaturutse kugira ngo uhitemo kuza wakenyeye. Umuntu w'umwana ahitemo gukenyera umushanana, ni umuntu wakugiriye inama ubundi kugira ngo uze wakenyeye? Iki gitekerezo cyavuye?
ni ukuvuga ngo bitewe n'uko nakundaga kubona abavuga umuvugo bakenyera nanjye numvaga yuko nyine ntagomba kuwuvuga ntakenyeye ubwo niyo mpamvu naje nambaye imikenyero. Muri make uzi ko gukenyera ari ihame. Yego ntutubeshye nsa nk'udusangiza uturuka mu rugo ukenyeye abantu bazi ko wenda batazi ko ugiye mu bukwe wenda ababyeyi bawe bari babizi ntago mbizi wenda baraza kubitubwira ariko abantu bakubonye mu nzira ugituruka mu rugo wakenyeye bakubajije ngo iki wabasubije ngo iki ntutubeshye. Urumva benshi nyine bambazaga batese utashye ubukwe nkavuga ati yego nuko nabasubizaga ntago nigeraga mpakana. Ababyeyi bawe babyumvise? Ababyeyi banjye bo bari babizi kuko twari twarabiganiyeho. Iyi nganzo wenda navuga ko ari inganzo yateye imbere mu buryo bumwe ariko nanone tukavuga ngo hari abayihariye cyane cyane by'umwihariko bo mu mujyi. Mu cyaro iyi nganzo twavuga ko idahagaze neza. Ubona hari ikizere ko umuntu ashobora kuyikorera mu cyaro kandi ikazamugeza kure by'umwihariko ikaba yamugeza naho i Kigali ariko by'umwihariko n'akarere nk'uko ukomoka muri Nyagatare naho ukaba wayihagaragariza bakabona ko no mu cyaro abantu bashoboye. Hari ikintu yari yinjiza se? Oya nacyo. Ni ukubikunda gusa? Ni ukubikunda gusa nkumva bindimo. Nta kintu kizatuma na rimwe tudakora ibintu dukunda kabone nubwo bitazaduha amafaranga ariko tugomba kuzabikora. Reka twikomereze n'undi muvugo umwe ubundi tukomeze twiganirire. Elizabeth ni umwana ufite impano ariko nanone ukomoka mu karere ka Nyagatare. Ndagira ngo nkubwire ngo impano ntago ziri mu Rwanda mu gace kamwe ngo tuvuge ngo ziri Kigali gusa ahubwo no mu bice bitandukanye tumaze kubona uko impano zirahari. Discover the hidden talent. Reka twigendere. Undi muvugo uravuga ngo wiceceka kumira ihohoterwa rikorerwa abakobwa n'abagore. Yego. Ndaserutse nganzi ziri umunabi ndikwije ngo dukwigwe twese ingeri mu bubi kaze mu bacu kuko nshenguwe ndetse cyane kubw'ihohoterwa rikorerwa twebwe. Ndavuga twebwe ba Nyampinga abari beza babereye u Rwanda abana bato ngo ni abakobwa ndetse n'ababyeyi abo batubyaye harya ngo niriganze turi abakobwa. Iryo hohoterwa ryo gatsindwa ryo gatabwa kure y'iwacu rifite intego itari nziza yo kuduheza no kutubinga ngo nta gaciro dufite iwacu. Ese koko mwiyo mubirebye uru Rwanda rwacu ruziri heza ruzira kwaya no gutonesha ndavuga ivangura ryo mu buvuke rwakwishimira koko mpezwa. Ese koko namwe nimumbwire ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro ngo nta jambo ni igicucu ngo ni icyoha kabicyomanzi ngo nta gaciro kuko ari umugore. Ngo inama iragatabwa ngo ahubwo kuyibibando ngo cyangwa iki n'ibipfunsi ngo nta gitekerezo afite mu bandi ngo ndetse ajye heriyo mu gikari. Mbega ihohoterwa ridusumbye ngo ntazige na mbere nta kamaro ngo ni umukobwa nagume mu cyanzu ngo niyayobora aho ntagaca umuco boshye haradahamye nk'abandi. Ntera inkunga mugenzi wanjye mu bifatika no mu magambo ibitekerezo n'inama tugomba ndabyifuza cyane none nejo turwanye ihohoterwa ridupfobye. Kumira rwose ibyo wumva ibyo ureba bikorerwa abo bana ngo ni abakobwa nta gaciro nge nawe dufatanye rwose turengera ibyo bibondo. Erega nakura azaba umwari ndetse n'ibikunda azaba imari kuko ndamuzi si ikigwari ahubwo aharanira kuba intwari bityo rero mumwiteho uko ari. Yaba ubundi tutazi none yaba icyatwa mu rwamubyaye yaba umuyobozi w'ejo hazaza yaba ndetse inkomoko y'inganji rudasumbwa ndetse nyina w'umuntu. Ngaho rero bigira ibyawe nanjye kandi sinahatangwa kuko rwose rega birakwiye ko dutegura ejo heza hazira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Kumira rwose ndakwinginze tanga inama aho biri ngombwa maze uwo mukobwa akunda asagambe aganze rwose mu iterambere ryacu ndetse na nyina w'umuntu ategurwe. Nizeye rwose inkunga yanyu barezi bacu ndetse bayobozi abanyarwanda muri rusange abagenerwabikorwa n'abandi twese intera ibe yayindi. Ihohoterwa iryo ryo gatsindwa turyamagane ryo gatabwa ryamaganirwe kure y'iwacu duture mu rwacu rwuje umutuzo dutunga ubugingo butunze umutuzo. Ndasubitse sinsoje sibo z'intore kuko inganzi gabira ingenzi umusizi usiga adasobeka isonga ngo ejo asubira asanga imisango isubitse isizanirwe rwose. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza musenga Imana Elizabeth. Reka nsoze ngana Nyagatare iwacu mu mparwa kurusha. Murakoze. Ni akantu navuga ko usorezaho reka nsoze ntasobeka cyangwa nsobeka. Ndasubitse sinsoje sibo z'intore.
akantu ko gusobeka numvishe ko gusobeka inganzo ni iki? Akantu ko gusobeka ni ukuvuga ngo muri make yego ibyo uvuga ntago biba birangiye. ni ukuvuga ngo nta musizi ushyiraho akadomo ahubwo ashyiraho akabago. Yego. ntabwo mujya muvuga ngo turabihagaritse kuko igisigo gishobora kuba cyakomeza Yego. kikagera kure. Yego. hari ikintu bita igisigo, hari n'icyo bita umuvugo. ibyo bintu bibiri birahuye ese biratandukanye? niba binatandukanye bitandukaniye ku bumenyi bwawe ufite? njyewe ku bumenyi bwanjye mfite numva bitandukanye. yego. kuko urabona nka buriya umuvugo wo uba uteye ukwawo, ufite injyana yihariye iryoheye amatwi cyane, uba ugizwe n'imikarago kandi igiye ingana. ubwo rero wenda igisigo cyo nubwo ntarabasha kugikoraho ariko ndakeka uko byaba biri kose biratandukanye n'umuvugo. Yego. ni ukuvuga ngo uri mu nganzo y'imivugo. Yego. ariko hari abatabizi babyitiranya n'ibisigo. umuntu ashobora kumva uvuze umuvugo wa mbere ntaho uri gusoma, uvuze umuvugo wa kabiri ntaho uri gusoma, wenda uri buze no kuvuga indi. bigutwara igihe kingana iki kugira ngo ufate umuvugo mu mutwe, ntutegwe, ntunabusanye wa mungani wawe, kandi uwereke abantu ariko bumve ko ari ibintu biri kukuva mu mutwe, kandi byanga bikunda ntabwo ari ibintu ubuhimbiye aha, nibyo uba wateguye. bigufata igihe kingana iki? usabwa izihe mbaraga? ni ukuvuga ngo nk'iyo mfashe urupapuro nkandika umuvugo nkawusoza, ako kanya mfite gusubiramo nk'inshuro nk'eshatu gusa nkaba nawufashe. ubwo nkaba nzi igika kimwe nikirangira harakurikiraho iki gutyo, mbese ntabwo bingora cyane. ntabwo ugera igihe cyo kwibagirwa? oya, ntabwo njya mbyibagirwa. iyi mivugo iyo wandika harimo amagambo akomeye cyane, wenda si ngombwa ngo tugende tugaruka ku ijambo rimwe cyangwa irindi. nk'uyu muvugo umaze gukora wagiye ugaruka ku ihohoterwa rikorerwa abamama cyangwa se igitsina gore, ariko ukumva ko uri gushyiramo amagambo akomeye cyane. ni amagambo watekereje? ni ibyo wabonye muri sosiyete? ni ibyo wabwiwe wenda n'abaturanyi batandukanye? ni amagambo ukurahe kuko uracyari umwana? urumva nk'uyu nguyu wo kurwanya ihohoterwa we njya kuwandika naramanje ndicara ndeba imiryango y'ubungubu uko imeze. yego. ikindi kandi naje no kuganiriza mwarimu w'ikinyarwanda, mubaza ku bijyanye n'ihohoterwa, arambwira ati nyine gutya na gutya, nyine nshaka amakuru. ubwo rero maje kubona amakuru nibwo nahise mvuga ati reka nicare nandike nkurikije ibyo nabonye cyangwa se ibyo nabwiwe. Yego. kandi ikintu cya mbere ni amakuru. niyo mpamvu nawe rero ukurikira Umuyange TV nkubwira ngo menya impano z'abana b'Abanyarwanda, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. utamenye ko mu Rwanda dufite impano, nta makuru waba ufite. ni Elizabeth tukiganira, ni umunyempano mu bice bitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka ko tuza kwibanda ku mivugo nk'uko mubona yanabyambariye. hari abantu benshi bumva ko ibintu byatunga umuntu ari bya bindi twize cyangwa se ari bya bindi dukora umunsi ku wundi, ariko bikenera cyane cyane imirimo y'amaboko. impano kuba yagutunga ubibona ute? birashoboka? wowe ufite icyizere cyangwa ibi bintu bikora nko kwishimisha? oya, ku ruhande rwanjye ndakeka birashoboka ko ishobora kuba yantunga. yego. ikindi kandi kuba ari n'ibintu nkunda cyane mba nifitiye icyizere. nihe hantu wari wakora umuvugo wenda hari abantu benshi cyangwa se hari abantu batandukanye ukumva ko bawishimiye ndetse ukavuga ati bya bintu birashoboka, uretse kuba ubyiyizimo nawe ukabona ukuntu bawukwakiriye ukavuga uti ibi bintu ni ibyanjye kandi birashoboka? ahantu nigeze kugaragaza umuvugo imbere y'abantu benshi ni mu rugendo rwo kwibohora tujya Tabagwe ku ndake ya perezida. aho niho nagaragaje umuvugo uvuga ku nkotanyi uranahereyeho. mu by'ukuri twamanje kujya mu marushanwa ku nzu y'urubyiruko y'akarere n'abandi benshi cyane kugira ngo hatoranywemo umuvugo uzavugwa aho ngaho. icyo gihe mu bantu barenga 10 bari bahari, umuvugo wanjye niwo watsinze ku mwanya wa mbere. yego. ubwo rero icyo gihe byanyeretse ko nyine ibyo nkora kuko ni byiza. kuko icyo gihe byarashimwe cyane. akarere gafite amafaranga, hari amazi yabonetse uwo munsi? oya, urumva mbere yaho bari bamanje kubitubwira, bari bavuga ati ntugukora nk'uwikorera. yego. amafaranga yari arimo, ahubwo njye nyine kuko nikundiraga ibintu by'imyidagaduro rwose ibyo ntacyo byari bintwaye. icy'ingenzi no kwerekana ibikurimo.
reka tugende n'undi muvugo wa gatatu. Wambwiye ko ufite imivugo igera kuri 3 ndetse inarenga bitewe n'igihe dufite, ariko ndabizi ko tudafite umwanya munini cyane, ariko nanone turawubyaza umusaruro. Reka twihute n'undi muvugo wa gatatu ubundi tuze tugana no ku musozo w'ikiganiro. Ntago nshaka ko tuza kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko ubona uwumva yabonye. Reka tugende. Okay, umuvugo wa gatatu witwa ibyiza byawe Nyagatare wowe mutima w'u Rwanda. Ndaserutse nganzi ziri umunabi ndikwije ngo dukwibwe twese, nserutse ngo mvuga ibyiza byawe, mvuga ibyiza byawe Nyagatare wowe mutima w'u Rwanda rwa Gasabo. Erega uwo mutima mvuga si uyu nguyu tugendana, ahubwo ndavuga hihariye aho perezida yabohoreye igihugu akadukiza umwanzi wari utumaze. Erega ndavuga Nyagatare yacu, ndavuga akarere keza cyane gafite ubuyobozi bwiza cyane, kabitse amwe mu mateka y'igihugu, gafite ibikorwa byiza cyane. Nyagatare yacu ni nziza cyane, wuje inka nziza zidateka, abawe twese turanywa amata tukayibonera igihe tuyashakiye, maze tukagira ubuzima bwiza. Reka nkomeze nkurate Nyagatare, nkomeze mvuga ibyiza byawe, nkomeze ndahate ibikuranga, nkomeze nkwamamaze hose kuko uri akarere keza cyane. Ese muravuga iki kuri Nyagatare? Iterambere iwacu ni ryose, ubwumvikane buraganje, yaba ku rubyiruko cyangwa bakuze, ndetse buri wese akisanga. Nyagatare yacu uri ku isonga, ufite ibikorwa remezo byiza cyane, ngaya amashuri n'amavuriro, imihanda myiza n'amashanyarazi kubera ubuyobozi bwiza cyane. Erega ndavuga Nyagatare yacu itatse ibyiza bitemba ituza, amahoro n'umutekano biraganje, uburezi kuri buri mwana, kwivuza kuri buri wese. Umujyi wa Nyagatare yacu ni umwe mu yunganira Kigali, amazi, isuku n'isukura ni byose, nawe ndagukumbuje cyane, maze uzaze wihera ijisho. Reka nkomeze mvuge Nyagatare yacu, nkomeze mvuge ibyiza byayo, nkomeze nyamamaze hose, nkomeze nyambutse hose, maze bazahure batangara. Umutekano ni wose, ubumwe n'ubwiyunge biraganje, iwacu Nyagatare turatuje, turumvikana muri byose, ndetse na mituweli iraganje. Reka nkomeze musingize cyane Nyagatare wuje ibyiza byiza, ngiyi imidugudu y'icyitegererezo, ngiyo stade Gorogota, ngaho Gikoba ku nda cya perezida. Banyarwanda banyarwandakazi, muhawe ikaze iwacu Nyagatare, mbakumbuje rwose kuzadusura, muze murebe ibyiza bihari, maze mwishime munezerwe. Ndasubitse sinsoje siboza intore, kuko inganzi gabira ingenzi, umusizi usiga adasobeka isonga, ngo ejo asubira asanga imisango, isuba isubitse isizanirwe rwose. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza, Musenga Imana Elizabeth. Reka nsoze ngani Nyagatare iwacu mu mparirwa kurusha. Murakoze. Ati reka nsoze ngani Nyagatare iwacu mu mparirwa kurusha. Ni umuvugo wakoze, ariko nanone ugaruka kuri Nyagatare, urata Nyagatare. Uyu muvugo ujya kuwandika wifuzaga ko ari bande bawumva by'umwihariko mu bayobozi ba Nyagatare? Wifuzaga ko ari izihe nzego zawumva, cyangwa se wifuzaga ko bawumva ariko bakakubwira iki? Ese haba hari abawumvise? Oya, ntago bigeze bawumva, gusa nawanditse ngamije kuzawumurikira vice mayor, hanyuma noneho wenda bakazampa umwanya imbere y'abandi bayobozi bose nkawuvuga, mbese muri make kumvikana koko ibyo byiza navugaga muri Nyagatare, yesi n'undi wo hanze utabizi akaba yakwifuza kuhasura ngo abirebe. Nicyo nari ngamije. Iyi nganzo yawe uba wifuza ko yazagerahe? Icyo mba nifuza ko yatera imbere cyane, yesi kagira no ku bandi hirya no hino mu gihugu. Yego. Ibintu dukora umunsi ku wundi tubikora, ariko ari ibintu biturimo, birumvikana ari ibintu dukunda, ariko akenshi ugasanga hari abantu dufite tubikomoraho cyangwa se tureberaho. Mu Rwanda haba hari abantu ureberaho nawe ukavuga uti abo mbafata nk'icyitegererezo, cyangwa se nibo bantu nanjye ndeba ibyo bakora nkagira icyo mbigiraho, by'umwihariko muri iyi nganzo? Urebye muri iyi nganzo ngiye nko mu Rwanda nta muntu nzi uyikora naba nzi neza. Nabo bandi nabonaga nk'uko nk'icyo gihe twari twaserutse iyo ngiyo, n'ahandi hadukikije, ariko ntawe navuga ngo ndamuzi neza ngo niwe ngenderaho, wapi, ahubwo ni ibintu numvishe binjemo kandi numva ndabikunze undi ndabikora.
imivugo ubusizi si bimwe ariko bifitanye isano. Dufite Junior Rumaga, ni umwe mu basizi navuga ko mu Rwanda amaze gukora amateka akomeye cyane. Navuga ko inganzo y'ubusizi amaze kuyishyira ku rundi rwego rukomeye cyane, nta muntu utabyemeza ibyo ngibyo. Byanga bikundura muzi? Oya, ntago muzi. Okay, it's okay, nta kintu bitwaye, icy'ingenzi ni uko ibyo ukora ubikora neza kandi ubishoboye. Ariko nk'uko nari mbivuze, Rumaga ni umusizi ukora ibisigo byinshi cyane kandi byiza, ni umwe mu basizi mu Rwanda tutatinya kuvuga ko ayoboye kandi ahagaze neza. Yakoze igisigo cyitwa Umugore si umuntu, sinzi niba warigeze kucyumva. Akora icyitwa Y'abasore, akora icyitwa Kibobo ntacyo, yakoranye na Juno Kizigenza. Akora ikindi cyitwa Amazi ya Nyanja, yakoranye na Rine Sano. Byose nta na kimwe urumva? Nta na kimwe ndumva. Ntabwo ukunda kumva radiyo? Urebye nyine inshuro nyinshi mba mpugiye mu kwiga cyane, ariko nikurana ibyo ngibyo. Ntabwo rero radiyo nkunda kuyitega amatwi cyane. Ikintu cyari gitumye nkubaza ibi bintu rero, buriya biba byiza, ni na ko kantu nshaka kukubwira kandi ukiteho. Biba byiza ibintu ukora iyo ugerageje gukurikira n'abandi babikora, kugira ngo ubuhanga ufite n'impano yawe nawe ugire icyo ubigiraho, ndetse ube washaka n'ukuntu mwahura mugahuza imbaraga, kuko nicyo kiruta byose. Ariko uracyari umunyeshuri kandi uri kubikora neza. Icyo twakubwira ni ukuvuga ngo Imana ikomeze guha umugisha kandi bikomeze bigere kure cyane hashoboka. Yego. Sinzi rero niba hari ikintu kiri ku mutima wawe waje wapanzwe. Ni ubwa mbere bigaragaye kuri kamera, hari abantu benshi bazareba iki kiganiro, hari abantu benshi bazaguha ubutumwa. Ni iki abantu bazareba impano yawe ubifuzaho? Ni iki abantu bazabona ubuhanga bwawe ubifuzaho? Ni iki wabwira abantu by'umwihariko muri rusange kikuri ku mutima? Urumva icyo numva kindi ku mutima cyane, nk'abantu bazareba iki kiganiro tugiranye bakabikunda, numvaga ko haramutse habonetse nk'abaterankunga bakanzamura, nabyo byanshimisha. Kuko urumva nubwo mbikora ndaho ngaho ku ishuri, hari igihe nicaye nkibaza ese bizaguma gutyo gusa mpaka. Umuterankunga umukuru ukeneye kurusha uwundi ninde? Ni ugufasha iki? Ni ukutera iyihe nkunga? Kuko hari n'igihe twicara tukavuga ngo dushaka abaterankunga ariko tutazi n'inkunga dushaka ko badutera, ku buryo umuntu mubaza ngo urashaka ko bagutera iyihe nkunga ugasanga arayibuze. Umuterankunga ukeneye wowe ninde mu bihangano byawe? Urugero nko mu ndirimbo, nkeneye nk'umuterankunga ushobora kuba wamfasha nkazisohora zikajya hanze. Yego. Ariko n'iyi mivugo by'umwihariko ujya ugerageza, nk'iyi mivugo ni myiza cyane, wagerageza ukagera no ku karere ugakomanga ukababwira ati mfite imivugo imeze gutya na gutya ikora kuri ibi bintu, mugomba kumpa umwanya nkayerekana. Nabyo byagufasha kurushaho, ntibigume mu ishuri gusa. Sibyo? Twe twavuze ko turi bwibande ku mivugo gusa, ariko ukomoje ku ndirimbo wamungana abantu ukomoje ku ndirimbo abantu batazumva uvuga indirimbo bakibaza ubundi izo ndirimbo zirahari cyangwa se nukubeshya. Reka tugende n'inganzo nanone. Uburiya imivugo no kuririmba navuga ko byose ari inganzo zimeze kimwe, kuko byose bisaba kwicara ndetse ugatekereza ukareba ibintu biri ku isi akaba ari byo ugenderaho. Reka tugende n'indirimbo imwe nayo ugende werekanye niyo mpano yawe nayo yo kuririmba, abantu babimenye ko nubwo ukora imivugo ariko ushobora no kuririmba. Ubundi tukubwire ngo isubirire Nyagatare. Twagiye. Indirimbo ngiye guheraho yitwa Imana izaba mu ruhande rwacu. Yego. Imana izaba mu ruhande rwacu, Imana izaba mu ruhande rwacu, igihe turi mu bibazo bidasanzwe, Imana izaba mu ruhande rwacu. Turirimbe twishime, Yesu azaba hamwe natwe. Turirimbe twishime, Imana iri kumwe natwe. Mu gihe kibi kitoroshye na gato, Imana izaba mu ruhande rwacu. Mu gihe abantu baduciriye iteka, mu gihe isi yose isa n'iyatwanze,
duhumure kuko hejuru ya byose Imana izaba mu ruhande rwacu turirimbe twishime Yesu azaba hamwe natwe turirimbe twishime Imana iri kumwe natwe mu gihe kibi kitoroshye na gato Imana izaba mu ruhande rwacu nshuti yanjye ntukihebe ngo wigunge kuko hejuru y'ibyo byose utabasha hari Imana umuremyi wacu wa byose niwe ubasha gutsinda ibyo byose tubona turirimbe twishime Yesu azaba hamwe natwe turirimbe twishime Imana iri kumwe natwe mu gihe kibi kitoroshye na gato Imana izaba mu ruhande rwacu usengera muri hedini nsengera mu wadive ukiririmba nese numva idini usengeramo ariko ni sawa cyane kandi urumva ko harimo impano irimo kandi ishobora kuzagera kure uri kumva ko uri umwe mu bantu bandika imivugo ariko ukanarimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hari indirimbo y'umuhanzi uzwi iyo ari yo yose wagerageza kuririmbaho mubazwe niba bakora gospel sekira nta kibazo iyo nzi kirekera ya Dorcas na Vestina yego agace gato cyane yitwa Simagarara ibisita z'ibihumbi byuzuye inzira yanjye ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora singisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira kuko wantumye wohereje ingabo zindamira merekezanya amagambo y'ihumure bikantera kugenda nta gihu sinzi niba rero hari ikintu kikuri ku mutima utagenda utabwiye abantu badukurikiye urumva nyine mu bijyanye n'imivugo nakangura urubyiruko bagenzi banjye kubikunda kuko biba byiza cyane icyo ngicyo Yes naha n'ikiganiro tugisoreje rero reka dushyireho akadomo ariko ntago dushyize akadomo ko gufunga kwakira abana bafite impano abanyempano ahubwo dushyize akadomo kuri iki kiganiro twagiranaga Elizabeth reka tukubwire ngo komeza utere imbere mu byo ukora komeza ushyiremo imbaraga cyane komeza ariko wibuke gusenga ndetse by'umwihariko wubaha ababyeyi wibuke no kujya ku ishuri naho wumve ko ugomba kubihuza ntihagire ikigongana n'ikindi ariko impano urayifite kandi igomba kuzagera kure nitwe Umuyange Entertainer komeza ubane natwe umunsi kundi ku Muyange TV ndetse kandi subscribe akora like ariko reka ngusabe wowe bana natwe umunsi kundi manuka muri comment utubwire ukuntu wabonye uyu mukobwa utubwire ukuntu wabonye impano ye ese utubwire niba izagera kure koko cyangwa utubwire niba hari ikintu yakongeramo kugira ngo arusheho gukarishya impano ye umunsi kundi ciao ciao